hari yindi miryango hari n'amadini uzahirwa azamburwa ubuzima gatozi ko bikomeje kugorana ntabwo musaba ministeri itarimo kubwiriza sinagusaba ministeri itarimo gusenga ntacyo byabimaze abantu baruhuka imitima twabasengeye bakira depression twasenze ndibaza impamvu Grace Room itasabye gusenga ntabwo ndabyumva iri tangazo abantu ariko babyumva ni niki bundi nabona ari guterera kamera kuko ntabwo nejejwe buriya kubigenda kose ibyo twacyasheje ubundi byari mibatizo none se Grace Room we ko warubizi ko gusenga aricyo kintu cyane kuzakora kubera icyo utagishize imbere hubwo ngewe rero nta wiyima afite umwima nabiguha wowe muyobozi nkavuga ni nzasengera abantu nkakwereka n'ibindi nzakora ukabinyima ariko nabigusabye ni ukuri nta wiyima umwima hari nabigusaba ukabinyima ariko sinabeshya no bigaragara kuko uyu mubyeyi yagiye akora ibikorwa ariko binyuze mu gusenga abo yafashije Nyabugogo yabafashije bateranye igiterane hari habaye gusenga abo yagiye agira gutyo n'ahandi ntari byo ntakurikiye tubona rero no kubwira abayobozi bashinzwe ibi bigo bagenzura ibi bigo umuntu wese muzabona w'umupasiteri bayobozi mutazadufunga rwose tubabwiza ukuri umupastori uzagusaba ministeri cyangwa akagusaba iki akakubwira ko azafasha abakene akakubwira ko azagaburira abashonje nta handi dukura support tuyikura mu bantu kandi abantu tubabona twababwirije ijoro utazavuga ngo uyu muntu ahubwo muzamenye ngo pastori wese ugusabye ministeri egare kubwiriza ibindi biza nyuma buri kuko nanjye ndi muri ministeri y'ijuru mfite ungayidinga kurutaho ari nawe ucunga wowe nawe uyobora urwego ugenda bw'abantu barumutse bareka kurwana bareka guhangana baracuruza bagira gute the sweet ibyo byose rero nk'ibirenze ingoye ngo mwumve yuko gusa muri Grace Room habagamo abadayimoni habagamo ibibazo gusa n'abahaririye hari n'abazunguzayi bahaboneye ibishoro no hari abantu bavuye mu burangamirwa ngo n'uburangamirwa Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministeriya nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo aha hantu ushaka kutuzagutera ubundi bagakonyine Grace Room n'abantu tuzi neza ko n'ibintu byatumye bagaragara ari ugusenga no gusengera abantu n'ubiterane cyane kubera iki RGB iri kubarega ko basenze ndetse bagakora ibyo bintu ngo bihabanye n'intego n'intumbero pour dire que shobora kuba Grace Room yarabaye ministeriya isaba uburenganzira ariko ntigaragaze ko izasenga winkangurira kuza mu rusengero ngo umbwire ko Imana impaye imodoka na visa kuko hari n'abapagani babonye visa babona n'amamodoka badasenga ibyo bintu Imana yahaye abapagani ngiye abinyima se ko nawe ufite umwana cyangwa abana iyo ugiye guha umwana wawe umugati afite ibyondo n'ibitaka n'umwanda ku ntoki uramubwira ngo akira cyangwa uramubwira ngo banza ukarabe none se ko icyaha ari ubusikaro dutandukanya n'Imana akaba ari byo byondo Imana iturega buri munsi ko yavuze ngo umuntu wese yiyeze ngo mubabera nk'uko nanjye nduwera mushake gukiranuka n'imanza zitabera muburanira abapfakazi mukira imfubyi imanza zitabera umuntu wese akiranuka aho abantu bareba naho batareba mwirinde uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge musengesho umwuka iteka mu buryo bwose bwo kwinginga ayo yose ni amagambo mwihane kugira ngo mubabarirwe ibyaha byanyu siko ijambo rivuga muri Yakobo siko bivuga icyaha nirwo rusikaro rutandukanya n'Imana Yohana akavuga ngo icyaha nirwo bugome gukoze icyaha wese aba ari umugome ngo kandi ngukora icyaha ni wa Satani hanyuma se niko turahanurira abantu bafite ibyaha bibatandukanya n'Imana kandi babwira ngo yaravuze Imana ifite umubabaro yuko abantu bayikosereza ubabwira yuko inavuze ibyiza kuri we urababeshya nase mushumba wenda twebwe se ufite amahoro twebwe niko korari yo mu Gatenga yitwa Behora yarembye icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka tugira amahoro tugira ihumure nakubwiye ngo hari icyo bita umugisha n'imigisha imigisha ni rusange imigisha tuyisangiye n'abapagani turahinga nabo bagahinga tugatera nabo bagatera tukubaka nabo bakubaka
tukarongora nabo bakarongora tukarongorwa nabo bakarongorwa ngo nyine mvuze ku gikote y'abagore yego turimo turajyana yego tukabyara nabo bakagira gute bakabyara tugacuruza nabo bagacuruza tukagura amazu n'amamodoka nabo bakabigura ibyo ntabwo ari umwihariko w'abarokore umwihariko w'abarokore ni amahoro Yesu atanga yandinirwe ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondore ajya ahumuriza abayafite utayatswe hanyuma rero aho yabohaga amahema yego wanamusanga ndetse rimwe na rimwe ari kuyaboha akubwira ati no ndaguha umuswara ntabwo ndeka ihema ry'abandi ejo bazarijyana ndaguha umuswara agenda wizerere mu muswara umurambikeho niyo mpamvu nanjye nshobora gusengera amazi nijyana uhereze umurwayi wawe akire kuko nanjye ndi mu mahema wimbaza rero aho kugira ngo nze kuza kukugora ngo urantegera ngo uragira gute no for what nakwihoreza ahubwo nkakubwira nizere nkagutegura mu buryo wizeramo kuryo nguza n'Imana hanyuma Imana yawe igakora ubusaba dusengera bari muri Canada barakira ntibakira cyane ubuze ko nirukanye ibidayimoni biri ku muntu muri Canada bikamuvamo ntibyagiye biragenda nje nari nagera muri Canada ko nirukanye ibintu muri Amerika se bikagenda ko nagiye nsengera abantu mu Faransa se bagakira nari nagera aho hose jewe aho nagiye muri ibyo bihugu mvuze byose nta na kimwe ndajya hanyuma se ko byagenze neza why not nagutegura nanjye ngabuha yamuhema simugerageze ariko ngakora n'umurimo w'Imana abasenga ku muntu barabihagarika ariko niba basengaga Imana barabikomeza kera bavuze ngo nabyo aravuye ku bantu bizagira gute bizarangira birangira ariko niba ari byo ko Imana ari mukomeza ari kumugisha reka dusengere ibibazo bigoye cyo ngaho nimwize dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami muri bene se bose nimuhe icyubahiro iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasha kanije gutabara iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasha kanije gutabara. Yes, reka mushimire kandi muhe ikaze wowe ugize amahirwe yo gufungura iyi video, wowe ukurikira ibiganiro byacu kuri izi channel zombi, ndavuga Ibuye Rizima TV ndetse na Mose TV. Muhaye ikaze kandi uri umuntu w'umugabo rwose, wowe wakoze subscribe muri mu Rwanda cyangwa se muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyiza kuri uyu munsi mwiza w'umugisha Imana iduhaye. Nkuko rero mubireba kuri screen zacu, turi kumwe n'umukozi w'Imana Mushumba, n'ubundi nyine muramumenyereye kuri Mose TV kandi no ku Ibuye Rizima TV. Ntabwo ari mushyashya ariko muranyemerera kuko duhora twunguka abantu bashyashya, n'ubundi tumwakire atwibwire, hanyuma rero nyine adusuza twibwire tubone gukomeza ikiganiro. Imana imumugisha. Karibu Mushumba. Ndabasuje Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Reverend Pasteur Moise Sindayigaya. Ndashimira Imana iduhaye kongera guhura nabo ku Ibuye Rizima ndetse nabo kuri Mose TV birumvikana. Bahoze uvuga ngo urashimira abakoze subscribe. Yego. Ariko dukanguriye n'abatarayikora ngo bayikore. Yego. Njya nkunda kubwira abantu ngo iyo ukoze subscribe ubu twiyunzeho. Yego. Uvuze ngo nanjye iki kivuga butumwa. Yes. Abantu ntago bajya babimenya. Dukunda kubwira abantu hano ngo usibye wenda ko Imana ishobora gukora igitangaza mu bundi buryo, ariko ubundi ibijyanye na bya bintu bavuga oya ngo mubivuga kubera views. Hari na views rega zitagira ikintu zinjiza n'igihumbi kimwe cyane, ariko numva atari nacyo kigenderewe cyane ko atari nacyo cyatuzanye. Yego. Hanyuma uyu munsi wa none ndabasuhuje babwira ngo nibakomere. Yego. Kandi mbibutsa ko Imana ikora ibyo abantu bazi n'ibyo batazi. Basabye rero ihumure, basabiye gukomera, bifurije kugubwa neza. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Njya mbwira abantu ngo rero wowe numara kumva wahembutse ugira umwanya wo guhembura abandi. Niwo murimo Kristo yadusigiye, kuko kuvuga ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Ijambo rya nyuma kugira ngo muze gukomeza nuko shaka kubwira abantu ngo abari bihebye bahumure. Hari igihe nabo bazacana wake. Yego. Hari igihe nawe uzacana wake n'ukuri. Ndaguhumurije ntugire ubwoba. Imana iduhana umugisha.
Imana iguhe umugisha mushumba. Nyine nuko nguko nyine tunatangiye ikiganiro cyacu kandi tugize umugisha ukomeye kuba turi kumwe namwe. Muratwemerera n'ubundi kugira ngo mubanze muturagize Imana, shyire uyu mwanya tugiye gukoramo ibiganiro mushyire mu biganza by'Imana kugira ngo Mwuka Wera tuyobore. Ni karibu. Yego Mwami Yesu turagushimiye kugira neza. Wakoze kuturinda, uturindira imibiri n'ubugingo himbazwe. Haleluya. Benshi cyane bagiye gukurikirana ijambo ryawe, izi mpuguro ndetse n'ibiganiro, bunguke kandi bahembuke. Kore ku maso yabo barebe bitegereze bamenye. Ijambo ryawe rigwiza imbaraga mu mitima yabo. Uyu munsi wa none, natwe turasabye guhindura ibikoresho bikwiriye kuvuga ibyo ushima n'ibyo ushaka, ibitagukwiriye Mwami bidaturutse kuri wowe ntitubivuge, ahubwo imitima y'abagushaka kugira ngo yubakike, uduhe ibikwiriye byagirira umumaro abera. Tugucire bugufi rero, utuyobore muri byose, dutangira kugira dushoje mu izina rya Yesu. Amen. Mushumba, Imana iguhe umugisha cyane. Ngira ngo hari urihangana, dufite byinshi byo kuganiraho, byinshi cyane, ariko uranyemerera tubanze duhere kuri tangazo naje kubona ryasohowe na RGB. Yashyize hanze yuko Grace Room ya Julienne Kabanda byumvikana ko ngo babambuye ubuzima gatozi bitewe nuko ibyo babonye bari gukora bitagendanye n'amasezerano yarakubiye mu cyangombwa cyabo cyo gusaba ubwo buzima gatozi nyine. Ni mu gihe kandi mu minsi ishize twabonye ibintu bigiye bitandukanye, abantu barahaguruka baravuga ati ibi bintu n'ubuyobe, byari bigendeye ku mibatizo, ku nyigisho tubona zitambuka, kandi namwe mwari mwatanzeho ibitekerezo. Abantu bakomeza banavuga bati ariko wa mugani umushumba ubwo abivuze arabizi nk'umuntu w'umushumba nawe ufite intama ashumbye kandi wahawe izo nshingano. Hanyuma rero none twagiye kubona bamwe bagiye bavuga ati iryo ni ishyari rituma muvuga gutyo, abandi bakavuga bati nyamara wa mugani hano harimo akantu. None uyu munsi rero leta nayo cyangwa se RGB barebye babona ko iyo ministeri nyine idakwiriye gukomeza gukora. Mushumba, icyo kintu nkawe, iryo tangazo nzi ko waba waribonye, ese waribonye gute, waryakiriye gute nk'umushumba? Ni ikihe gitekerezo bitangaho? Urahumuriza abantu se, urabakomeza gute? Ni karibu, Imana iguhe umugisha. Rakoze cyane. Ndabanza mbashimire kutubaza ibi. Tubone rero no kubwira abantu badukurikira ko rwose ntabwo tuzahwema kuvuga ukuri. Ishyari ryo ntabwo tugira. Ngewe kuva nanakizwa sindaryihana, no mu barigira simba abo twabanye nibo babizi. Ngewe ngwaye igitekerezo ngo ikingana n'icyo nanjye nakwiha. Iyo mbwira umuntu inama nyimuha nkaho ndi kwigira uwo tuvukana. Iyo nganiriza umuntu muganiriza numva nta kintu nizigamiye, iterambere ry'abandi riranezeza. Ikindi kandi Bibiliya iravuga ko wagenje niko uzagenzwa. Umuntu wese uzakora uyu murimo akarwana cyangwa se akavuga mwene se afite ishyari, Bibiliya iravuga ko wagenje niko uzagenzwa. Ujye umenya ngo nawe imbere aho uzahura n'abandi bagushote, bakurwanye, kandi nta uzagutabara kuko nyine nawe ni wowe wabaye umusemburo w'ibyo bintu. So icyo nshaka kuvuga rero, ndashaka ko iri tangazo turisoma, ariko tutararisoma mu nkundere dusome ijambo ry'Imana. Turifashisha ijambo ry'Imana tubona mu Bikorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, ibice 3, turahera ku murongo w'9 tugere ku gatoya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Ibyo bivuze iki? Aba badukurikira ni umurima w'inzu w'Imana, inzu yayo. Buryo bavuze ngo inzu y'Uwiteka, ntabwo bavuze ari amatafari, bavuze abakiriye Kristo bakabasha kwinjira. Murongo w'10, nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Uwo ni Pawulo uri gutanga umurongo. Ni intumwa Pawulo na aposo, afite PhD 3, afite ubwene gihugu bw'Ubugiriki, afite ubw'Abaroma n'ubw'Abayuda. Aravuze ngo ngiye nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru,
aha yashaka kugaragaza Kristo ko ari mwubakisha mukuru. aravuga atari ku muntu wese yirinda uko yubakaho. ubu ndashaka kumariraho abantu bari bamwe batangiye ngurumva ngo ibyo bintu muvuga mujye mureka amadini yose yabaye kimwe, reka mumenere ibanga mwene da. niba uri n'umufana w'umuntu, twe tuzafana Kristo. sinzigera na rimwe mpagarara nje kuganira ku muntu, ariko nzatanga impuguro n'umurongo kugira ngo abantu batica ibintu nkana, kuko nagira ubuntu ngira ibyo menya. ntabwo mvuga ko mbizi byose, ariko hari ibyo nzi kandi numva atari bike. abo twabanye, bwo mvuze ngo abo twabanye bashatse kuvuga abo nayoboye cyangwa se abo tubana, nyine ndi umuntu, hari ibyo ntashoboye kuko ndi umuntu nyine, ariko hari n'ibyo nzi ishoboye Kristo ajya ashoboza. so twihute rero. aravuze rero ngo umuntu wese yirinde uko agira ate uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. yego, ibi nibyo bya bindi nakubwiraga. usanga abantu bafite ibintu bimeze nk'amakomedi mu nsengero. dufite pati ibiki wati, bwira abantu Yesu, bwira abantu ijuru, hanyuma twemeranye. Ngewe muzajya mumbabarira, amahire mfite nkunda kuvuga cyane ku bintu bijyanye n'ubuhanuzi, kandi nayo ni umuhanuzi ndabyemera. ariko impamvu nkunda kubivugaho rwose ntabwo nigisha uko umutima wanjye ukwiye gusanga Imana, kuko wowe uri umuvuzi wa roho. mbwira uko roho yanjye izakira, kuko Bibiliya muri Matayo aravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. izanyongera kugenda. ubu se ko sinagiye sinjya ntega indege, sintega tuvugisha ukuri, sintega nkagenda rwose. ubu ndangamire gutura, sintuye se uratuye. naje i Kigali se mfite iki? naje mfite iki se? ni wowe ubizi. Jesuze un exemple. yego, ndi urugero rugende. nari nararangije kwiga, nza gushakisha akazi nk'abandi, icyo kora mfite n'uwo muhamagaro. nzi ko Imana yanambwiye ko nzatura i Kigali by the way. yego, dukoresha ako kantu rero uvuze kuko Imana yakubwiye ko uzatura i Kigali, bariya nabo nibyo bagenda bagiye gushaka ubundi Imana ishaka rero kuba. ariko si cyo cyanjyanye, ntabwo ariyo main purpose. yego, no, ahubwo Imana binyongeye nk'ibyo nari nkwiriye muri package y'urugendo. amen. ntabwo yabimpaye nkaho ariyo yari main purpose. abantu rero bajya mu rusengero basigaye barabigize nk'ukundi kuntu, nimbivuga muri iyi sanse babyumva uko abantu nibatumbire mu ijuru. biraza no kuborohera, kuko iyo wamaze kumenya umuntu wari ijambo ntabwo apfa akindutse. yego, icyo kintu uravuga cyumvise, wari ijambo ntabwo apfa akindutse. nimvuga gupfa ukindutse abantu barita bavuga ati ibyo ni ibiki. ntabwo mvuze gupfa runo rupfu rusanzwe. ntabwo ikintu cyose kije kikwica. iyo wari ijambo rikagukuza, hari ibintu bitagufataho ijambo. no, iyo wari ijambo hari ibintu byica abandi wowe ntibikwice. hari imitego abandi bagwamo wowe ntuyigwemo, kuko ijambo riba rifite uko ryakukujije, ryarakureze, ryarakuremye. ubwo ndabyumvise neza icyo uvuga, ko hari insengero nyinshi tujya nko gusengeramo ukabona nko guhera mu gitondo bahimbaje, barahimbaza, binjira mu buhanuzi, ntibava mu guhimbaza binjira mu buhanuzi. ijambo rya buri munsi ku itariki ya mbere kugeza ku ya 30 harimo ubuhanuzi. yego, ubu bugingo bw'uyu muntu ko uyu muntu ahura n'ibimugerageza mu isi buzatungana ryari? ese ko shimye kubimubwira ni nawe Imana izabikora? reka mbabwire inshuti zanjye, mwe mukunda no gutera amabuye mukanakritika mu buryo mwishakira. uguhanurira wese si uzabikora. yego, bizakorwa n'Imana. niba udashaka ubushuti ku Mana, ndagira ngo umubwire ngo ibyo wizeye shyiraho towa. none umwami yakugabira mutaziranye? umwami ni kukubaza, umwami yakugabira mutaziranye? ntabwo bishoboka. ariko hari ababa bababwiye ko babagererayo nyine, ntabwo ugerera undi ku Mana, ngo babagererayo. umuntu yingingira undi, bahesha umugisha, kandi nawe uri umutambyi mushumba, kandi muhesha umugisha. ibyo Bibiliya irabivuga. nta muntu ugerera undi ku Mana amasenge. babarira ubyumve neza. umuntu yakwingingira ahubwo akagufasha kugukonekitira n'Imana. njyewe ndi umutambyi wabisigiye, nagufasha
kukwinjiza mu mwanya utuma Imana ikubona neza. Ariko nge simfite inshingano yo kwikorera ibyaha byawe mbijyane ku Mana. Yego. Kuko ibyaha byawe urameneka wowe n'umutima wawe. Some Yohana 3. Yego. Sibyo? Uzasanga Yesu ahuye na Nikodemo yamubwiye ngo iki? Yaramubwiye ngo umuyaga uhuha aho ushaka. Yego. Tukumva guhuha kwa ariko nitumenye yuva nitumenya niyuke. Aramubwira ngo ni kwa byawe n'umwuka wese amera. Yego. Amen. Cyo nacyumvishije. Ndacyumva. Umuyaga yari abanje kumubwira amagambo ngo uzabanze ngo byarwe n'amazi n'iki aza tubigereho. Yego. Ndabyibuka ko waje kundeba n'ubundi ungendereye umbaza ku mubatizo cyane ari nawo abantu bahereyeho bavuga gihe urabizi ko sinjya ninjira mu mibereho y'amadini. Yego. Ya ndeba ibindeba ndetse n'umuhamagaro wanjye ni icyo ndebaho. Yego. Ariko yo bibaye ngombwa dutanga umurongo Yego. kugira ngo abantu batayoba. Kandi naravuze ngo gusobanuza ntabwo bisaba amafaranga. Yego. N'ubujyanama ntibusaba amafaranga. Nihute kugira ngo rero iri jambo turivemo dusome itangazo tutaza gutinda mu kiganiro kikaba kirekire. Aho rero tubonere kubwira abantu ko nta muntu n'umwe uzaguha ibyo ngibyo agusengera. Ni Imana niyo izabiguha. Bivuze ngo ukwiye gushaka ubucuti ku Mana kuruta abantu. Kuko abantu bo bafite ko bazagutwara. Ariko Imana ni papa. Yego. Niyitanga rero. Ni ikiguhaye nta wakikwambura. Hanyuma twihute dusome imirongo. Murongo wa 12 ngo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi. Uwo uzerekanwa kuko uzahishuzwa umuriro akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Imirimo idashya abantu bakwiye gukuraho ibikenyeri n'ibintu byo kuguruka, ibintu bya kirabaye, ibintu bya rukurikira izindi, ibintu byo kugendera mu kigare, ibintu byo kuba muri ubwo buzima. Abantu nibakanguke bamenye iki Imana ibashakaho. Ko bwashize narakubajije ngo ko nawe uri umubyeyi. Reka aho ngaho ibyo uvuga ndemeranya nawe, ariko hari ikintu tutari bwirengagize. Aba bantu ndakubwiza ukuri ko bagenda muri bari abantu bavuga ko basenga bagahanurirwa batihanye, kandi ibyo bahanuriwe bakabibona. Ibyo bahanuriwe bikaba pe, harababwiriwe amafaranga barayabona. Hari n'ababonye urubyaro nabonye baza gushima, kandi umuntu akaza n'ubundi akimeze kwa kundi atarigeze yihana, ariko akinjira hariya n'ubundi bakamukubita ubuhanuzi, ejo akabona imodoka zirabonetse n'ibindi, akagira ngo wenda hari ibyo byaha bye Imana ntibyita. Wowe urimo uravuga uti ntiwagaburira umwana wawe atakarabye, kandi bababwira ko ari Imana ibivuze bwacya bakabibona. Mushumba, aho hantu n'iki kigobetsemo babyitwaremo gute nk'umuntu byabayeho asobanukirwa iki hagati aho ngaho? Ijambo amagambo 3 yonyine. Ijambo rya mbere, yego, Imana ivubira ababi n'abeza imvura. Yego. Kuba Imana igusha imvura mu itabi ikabigusha no mu bishyimbo ntabwo bivuga ko yemera itabi cyane. Yego. Icya kabiri nyine nabivuze. Ye nabyo. Icya kabiri, iyo ni imigisha. Iyo ni imigisha. Imigisha rero y'ibintu, y'inzu, kubyara, kubaka, gushaka, nakubwiye ngo ibyo n'abapagani barabigira. Yego. Polisi si bashaka. Ndetse nibabyara ibagira n'amazu meza. Ibyo wibimbwira ntabwo ari icyo kintu gituma. No. Kuki abantu babicurika bakabigoreka? Ntabwo icyo ngicyo ari ikintu wambwira, siyo nshingano yanjye njyewe pasiteri. Nubwo mbifite nabyo nshobora kubigukangurira cyangwa nkabisengera, kubera ko turi tugomba kubaho neza. Ariko nakubwiye ngo siyo main purpose. Main purpose ni uguhuza umuntu n'Imana. Ni icyo Abayuda barusha abandi. Babarusha kuko babitse ibyaha byavuzwe n'iki? N'Imana. Muri ikindi wabyumvishe rero. Yego. Igikomeye nuko abantu bagirana ubusabane n'iki? Nijoro. Kuko umugisha wawe kuko Imana ikwishimira mu mutima. Ngicyo rero ikintu cya mbere ugomba kurwana nacyo. Ikindi, twemere yuko abantu bose bakorera Imana bitwa abakozi b'Imana. Ni abakozi b'Imana nyine bari muri ministeri y'ijuru. Muri make bari gukorera ijuru, bari mu gisata cya gospel, kandi go gospel ruvuga ngo they serve God.
basavinga God cyangwa se bakavuga ngo servant of God. Yes. N'aba servant. Baseriva n'abakozi b'Imana. None gukorera Imana. Bivuga ngo ugomba gukora misiyo. Misiyo y'Imana mu bantu. Nuko bagwiza ibintu byinshi naho. Cyangwa nuko yaravuze ngo yaje mu isi kugira ngo zibone ubugingo bwinshi. Zibone iki? Ubugingo ndetse bwinshi. Gusa ni gusubizwa. Ntabwo rero yaje mu isi kugira ngo dutore mu mazu. Inaha ahubwo twebwe nk'abakozi b'Imana kuko natwe ariho tuba. Dufite inshingano yo gukangurira umukristo gushaka bwa bugingo ariko anakora. Kuko mwana aziga kubera iby'inanga. Uzagenda muri ya modoka kubera iby'inanga. Uzabona ibyo kurya kubera iby'inanga. Uzambara utera imbere. Kandi igihe cyose ubuzima bwawe nabwo bw'inanga bumeze nabi, ntabwo nabwo na bya bintu byo kwa Kristo uzabishobora neza. Niyo mpamvu dukangurira abantu gukora. Ibyo urabizi sinirwa bivuga, sishaka kubitinda hano kuri kamera. Utabizi nge ibyo mvuga ibyo nkora, ntabwo mvuga ibyo mbwirwa cyangwa soma. No. Vuga ibyo ngerageza gukora. Umukristo twabanye akabi izo ndangagaciro atazinze azanteribuye. Mu bintu nzi mwigisha icyaha n'igisa nacyo uko umuntu ajya mu ijuru. Ariko nahindukira nkarakubwira ngo inaha ntabwo ushinzwe gutega abandi amaboko, ushinzwe gushaka imibereho. Ibyo ndabivuga nkabikora nanjye kandi ndabigerageza. Yes. Niyo mpamvu ntabwo ntahora hano kwitangaza amakuru n'ahandi none asengeye cyangwa nagiye mu rugo rwe ngo mubere umuzigo haze kwibaza ngo pasiteri aragera mu rugo ati mba mfite ikiri bungezeyo mba nzi uko ndi bugende. Kubera iki? Kubera ko nanjye ndakoresha ya maboko kugira ngo mbeho nabere umuzigo umukristo. Bano nibakanguke nibareke kuba abafana b'abantu, baba abafana ba Kristo. Kuko uwo nguwo wakomeje kwiyegamiza ntabwo azaguha ubugingo. Ndaguhakaniye n'ukuri. Ntabwo atanga ubugingo. Ubugingo butangwa n'Imana kandi inzira yo kubushaka irahari. So abantu ni mumva ukuri rero. 15 ariko 15 gusa twari tugeze 15 ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu nyamara ubwe azakizwa. Ariko nkukuwe umuriro. Ntimuzi yuko gukurwa mu muriro urabyumva? Imirimo izashya yose mukora ngo muri gukora muri gutanga ngo muri kubiba mu bibi mwabibye. Imana wigize kubwira ko iguha kubera wabibye. Ubwo uri kumva ko urahita utubwira wenda muri make kuko iminota iri kugenda ishira, ariko watubwiye ko hari ibikenyeri mu mirimo ikorwa, ngo harimo ibikenyeri, harimo ibyatsi, harimo n'ibiti, ngo habamo n'amabuye. Ariko none twongeye kumva tubishyize muri wa muriro. None ibintu kugira ngo imirimo y'ibiti b'ibyatsi b'ibikenyeri bigendera kuki iyo mirimo izashya ngo abantu banayirinde? Imirimo izashya ibintu byose wakoze nta gukiranuka ku birimo. Ibintu wakoranye ubwiboneye bikore bandebe. Bintu nk'ibyo igihe cyose ukoze ibintu kugira ngo abantu bakurebe nta mugisha. Nta mugisha ubibamo rwose. Ibintu byose wakoze ngo abantu bakurebe nta mugisha ubizamo. Icya kabiri, ibintu wakoze udakiranuka ni imirimo nyine niya ngeso nziza. Ngeso nziza nta bugingo azahabwa. Abantu bose bitwa abangeso nziza turabakunda muri sosiyete n'abana beza ntabwo bagoranye, ariko nta bugingo bafite. Yego bafite ubugingo buheze. Kubugingo aho kurwa tuhaza. Uzagira ikibazo azambaza. Uzagira ikibazo ntabwo kwese twaberangeze hanga. Imyaka 40 maze niga sinakubwiye ugashize ko ndi muri research ndi kwiga doctora. Naguru nakuvuga ikintu ntazi. Mvuga icyo nzi nasubiramo. Kandi ni umuhanuzi, ndi umunyamwuka. Sinzare ku mwuka w'Imana ngo nuko nize. Ahubwo nzahuza umwuka wera ndetse n'amasomo niga. Bashe gutanga igaburo ryuzuye umuntu w'Imana narijya yumve yahembuka. Turimo turajyana. Ariko sinzi twazi icyo ndicyo ngo ngire ibindi nangiza. Cyangwa ngo bimeshe impamvu yo kugira ibyo ncurika kugira ngo bingirire umumaro runaka. No, ubutumwa bwiza bufite imisego ibuseguye, bufite amarembo abantu binjiriramo, bufite amatara bwacanye, bufite imirongo ngenderwaho umuntu wese akwiye kugenderaho ntayobe. Hanyuma 15 16 ngo ni muzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko reka nkubaza, waba urusengero rw'Imana turebe uko uteye mbere yuko twigira mu bindi. Niba Imana ivuze ngo urusengero, fata umutima wawe nirwo rusengero ubundi uhita uvuga ngo ibirimo ibyaturana n'Imana. Umuntu w'umunyacyubahiro yaturana n'ikimoteri?
ntabwo byashoboka ubwo kukimushaka kugira ngo tuvuge ibintu ngo ngine ngo igisubizo wowe ipime ibikurimo kuko ibyo bintu Bibiliya iravuga ngo ni ibiteye isoni ngo ndetse binuka rero nibyo mu kimoteri hanyuma rero umunyacyubahiro witwa Imana umuyobozi w'abakuyobozi umukuru w'abakuru umunyembaraga kurusha abandi yaturana n'ibyo bintu bimeze ntabwo kugira ngo aturane nawe azabanza agutegeke gukura n'ibyo bintu bifite indi muveso de niko bimeze bisohokemo hanyuma yinjire muri wowe noya n'amasashi atanuka yandagaye ntabwo nawe ntabwo hose hari akajagari agomba kuba hahera hatuga twagiye umuntu utsemba urusengero rw'Imana Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe abo ntabwo nibwo bisobanura ntabwo bifite meaning bifite logique ntihakagire umuntu wishuka umuntu wese wo muri mwe niyibwira ko ari umunyarwenge ku by'iki gihe aba umuswa kugira ngo abone uko ari umunyarwenge nyakuri yego wumvishije yego harimo guca bugufi kwemera kuyoborwa n'iki n'umwuka w'Imana 19 mbese nimuzi yuko ubwenge bw'isi ari ubupfu ku Mana kuko byanditswe ngo itegesha abanyabwenge uburiganya bwabo ibategesha nyine uburiganya bwabo none buri muntu wese Imana bimubaza uko areshya yego ibategesha nyine uburiganya bwabo aho bibwira ko ari abanyabwenge aho bakoze buri yereka mubwire ibintu byose ukoze naho none utabona ingaruka ejo urayibona ibintu byose ukoze naho abantu batabona icyo ukoze ariko Imana ikontorora byose irareba iba yakubonye hanyuma umurongo wa nyuma dusoza kandi ngo Uwiteka azi ibyo abanyabwenge batekereza ko bitagira umumaro nuko ntihakagire umuntu wirata abantu wirata iki ufite icyo yirate kwaza Imana iyo ni ijambo ry'Imana Imana ishimwe amen tugaruke rero kuri itangazo kuko ntabwo ushaka iri jambo ntabwo ndivugaho jewe umubwiriza nginjiyemo nahita mbwiriza wahita ufasha ninjiye ngavuga kuri Paulo ngavuga impamvu yavuze aya magambo nkagenda mvuga buri murongo iki cyigisho cyafata isaha kandi nabwiriza nyine ibyo tuba tugiye gutangaho inama nabo dukomeza tukabakomeza imbere na mbere ndabanza gukomeza abakristo bo muri Grace Room yego Grace Room ntabwo ari idini ni ministry yego kandi ministry yemerewe gukorera mu itorero yego ejo nayihoze nanyuze aho Grace Room yasengeraga kuri Good Shepherd basanga wa mugozi urumva nabo bagize ikibazo bashobora no kuba batari buterane none kandi bagagira kudaterana kubera iki urumva bacumbikiye ministeri kandi ntabwo ari ikibazo gucumbikira ministeri si icyaha ahubwo ministeri turi kugiye kuvugaho ariko kandi ushaka kuza gutindaho ngo ntabwo yari yemerewe gusenga mu bintu yasabye bisome ubwo nyine ndabyumvisha urabisobanuye ko ministeri ubundi ikorera mu itorero ikorera mu itorero hari itorero rifite ministeri no itorero wowe ministeri niyo mpamvu itanarobanura nuvuga ngo ministeri ijyamo abantu bo mu matorero yose ntabwo ministeri isaba ngo ube ari abantu ngo be mu idini rimwe bajoyininga baturutse mu madini atandukanye ubundi si intego ya ministeri aba ari iyi ntabwo ni nyinshi biterwa na visionnaire wayo ibyo yavizionye nibyo ashyira hariya hanyuma rero ibyo yatanze muri RGB tubaze dusomera itangazo uraza kumbaza umaze kumva itangazo RGB cyangwa se Rwanda Governance Board itangazo Kigali kuwa 10 Gicurasi urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeria ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere aho hantu wumva right yes sibyo kandi byaba bigoye nawe Imana irakureba gerageza rero unyorohereza
ejo ntazakora ibitangaza ukanavuga ngo uyu mupasiteri arabeshya reka sinabwo ariko hari abandi bantu batanze ubuhamya ko baruhutse barwanaga batakirwana babikomoye muri grace room no tujye tuvuga ukuri impamvu abantu bose birirwa badutera amabuye kuri izi mbuga nkoranyambaga abantu bose n'abadasenga n'abatazi n'ibyo mu nsengero bakirirwa babiganiraho batanazi umurongo wabyo nuko natwe ba nyirabyo twabyihungije kubera byagize intambara n'ibibazo abantu bareka kuvuga ukuri kw'ibihari ntabwo kuba mu nsengero harimo amafuti no muri ayo maministeri bisobanuye ko hatari n'ibyiza byinshi none se itorero ryonyine niryo ngewe ndaguha example niba babishaka tuvuga ibintu twakoze tunafitiye example z'itipiki ngewe nageze ku gasozi ka Nyakabugo hari abantu barwana umugabo n'umugore bararumanye ku buri muntu wese afite isaha ku mubiri we y'amenyo n'igihe wabigishije bahagarika kurwana n'urugo rwabo ruriho turimo turajya kugeza naho umuyobozi w'umurenge ajyaga ambaza ngo niki wakoresheje ngo abantu bahari akari agace bahinduke ibyo nibivuga abo duturanye bazabyumva bene ba nyirabyo baba twagiye duhura bakaruhuka bakabohoka bakareka kurwana bakareka ibyaha birahagarara ayivuga butumwa rigeze ibyaha birahagarara kwiyahura birahagarara ubujura burahagarara kumena amazu birahagarara ibintu by'ibyaha by'urukozasoni bimwe leta irwana nabyo umunsi kuwundi birahagarara byo ndumuhamye bitanga simbe tanga nyine abayobozi bayoboye umurenge wa Jari bazabivuge babizi neza twagiye dufasha abantu imiryango ngewe ubwanjye nakangura imiryango 160 irasezerana yarabana idasezeranye twigishije isomero abantu magana bamenya gusoma kwara no kwandika ibyo by'ibintu rero itorero rigira umumaro inshuti zanjye nimurebe ngo tuvuge ngo Grace Room ngo bakorera Satani gusa no hari abantu bari temwe au clair bari bihamya bigenda ubuhamya mvuga indaki ntacyo mbonye bararangamirwa ntabwo nzabarangamira mbasengera ngo Yesu abagirire neza nzabarambura ikiganza cy'amahoro Kristo abamurikire ariko bararangamirwa se ahubwo barangaza abantu ahubwo bihane turimo turajya bihane kuko nekereza ko muri tegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda hatarimo kwemerera abantu gukora uwo mwuga ntabirimo niba bitarimo rero ibintu bitarimo ntabwo turabitorera rwose ahubwo ni bihane Yesu abagire neza kuko batari uwo mwuga Yesu yari afite ko batunze none si byose umuntu atariga gusambana niyabagaho twogendere rero twagiye Grace Room rero iki kintu cyambabaje ndakigarukaho kandi tunagize itangazo imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru uburenganzira nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa bumvishije bigomba kugenzura ko bihuye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa muri make icyo wagaragaje ugiye gukorera muri ministeri yawe nicyo wagomeje gukora ese ibyo wavuze nibura biri included biri mu byo wavuze ibyo uri gukora ushobora no kuvuga uti ngiye guhaguruka afasha abantu bakaguha icyemezo babona ko ugiye kugirira abantu umumaro ariko ntabwo wabiconorinze kugaragaza ko uzabafasha kuzabibereka no ugomba kubigaragaza kuko nutabigaragaza birabibindi gukora ibikorwa binyuranye n'ibyanditswe gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa ari byo byabaye rero wabibonye urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere aka kantu ka nyuma nshaka kugira ngo mbanze nkavugeho
hari abandi bagiye kubamburwa nabo ubuzima gatozi uzayibona. Kuko abantu niba ari uko bimeze, hari abantu benshi bakora mu buryo buhabanye, yego, ku buryo rero kubambura biroroshye. Cyo muzura cyumvise ndabyumva. Hari kubeshya, kuko ntabwo wambwira uko ngiye kukubwira ibintu bikomeye kandi bimbabaje. Niba Grace Room Ministry, yego, nka ministeri yari imaze kubona ko, kuko burya kuvugurura ibintu birashoboka, yego, icyo bitare kuvugurura ibintu birashoboka cyane. kure n'uwaringa ibintu ushobora kureba ugasanga mu ntumbero no mu ntego zawe hari harimo ibi n'ibi, ariko ugasanga ibyo uri gukora uzagungana n'amategeko kuko bisa naho utabisabiye. Turi gushingira ku cyo iri tegeko yego. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga, ariko ni ukuri niba ibikorwa byo gusenga bitari biri mu byo basabwe, ni ukuri bayobozi banyakubahwa rwose, nimubona umuntu asenga nta kindi yakoze cyo kora yasenze nabi, asenza agumura abantu, asenza ayobya, asenza ahemuka, asenze yiba, asenze atubura, rwose muzamushumba suko guca mu ariko uretse gato, ariko umuntu nasenga biruhura imitima y'abantu, muzarebe uko mubihuza, wenda mumugira inama, wenda mumugoragoza, mumuoni, mumugira inama yo kujya kubisaba. Urugero, niba koko Grace Room ibikorwa byo gusenga yakoraga byari bifitiye abanyarwanda akamaro, icyari kwihutirwa kwari kubambura ubuzima gatozi. Kuri wowe bari gukora iki? Bari kubagira inama bati ko ibintu muri gukora bihabanye n'ibyo mwasabye, kandi ko bishoboka ko atari icyaha mwabisabye bikiyongera mu byo mwemerewe. Siko kuri? Yego, sibyo? Ariko niba babishingiyeho babambura ubuzima gatozi, biravuze ngo ni icyaha kibambura ubuzima gatozi, ariko hari ibindi biri behind, right? Ariko si byemeje, turi gusoma itangazo. Yego, ndasesenguye aho ngaho Imana nabare banyumva kutari yego, mvuze nkurikije. Niba gusenga ntacyo bitwara kandi bikaba bikorwa mu Rwanda, bikaba binemewe, ntiyakabaye ingingo nyamukuru ituma babambura ubuzima gatozi. hari akantu tumye nibazaho dindi, kuko twari no kubona muri itangazo ngo nyuma yo kubagira inama inshuro zirenge ko muri gukora ibinyuranye n'ibyo mwasaba. None se sibyo? Erega ntabwo kungenzura no kuza guhita ngo unyambura ubuzima gatozi, kungenzura no kungira inama kandi uruti bya bintu wasabye turabona uri kwikora, ariko ku kigero cya 60% 40 ni amafuti, kuramo ibi kugira ngo uryoshye serivisi n'ibyo wasabye. Siko kuri se? Kuko rega igihugu ni ubuyobozi, kandi ubuyobozi bushinzwe kutugayidinga no kudufasha kubahiriza ibyo twasabye cyangwa se ibyo turi gukora. Siko kuri? Ubu se umucuruzi uzaza ugasanga ari gucururiza ibintu hanze, uzamubwira ngo funga suzongeye kubona ucuruza? Ahubwo uzamubwira ngo ibyo bintu kubicuruza hanze ntibyemewe, cururizamo imbere. Nibyo? Umuntu watinze gusora umusoro wa Rwanda Revenue, ipatante n'ibindi, uzaza ufunga ngo nukubera ko ufunze burundu, uzaza ufunga umubwira uti banza wishyura umusoro hanyuma ugire gute? Voilà. Ariko babaye kubambura ubuzima gatozi n'uvuga ngo ntabwo bemerewe gukora ku butaka bw'u Rwanda. Cyumvuze urabyumvise? Kandi ubona ko hajyaga abantu ibihumbi, hajyaga abantu magana, abantu babatije 500, nakugire ngo iterano ry'abagari ririmo 500. Oya birumvikana, bose baba ari abanyagice. Ntabwo bishoboka. Urashaka kumbaza aho naringeze urahumvishe noneho? Nahumvise. Ni ikintu kibabaje kubona niba koko ibi bintu ngo urumva ngo bagiye bagaragarwa ngo yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga, bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministeri nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Aho rero ndavuga ibintu bibiri, ntabwo mvuga kuri leta ngo iciye ngo nizamba gusa ngo nibagirwe Grace Room. Byabaye habaye iki? Gusenga. Ngewe natangiye kubivugaho ibi bintu ndi gucyaha ku kintu kijyanye n'umubatizo, aho umuntu umwe abatizwa n'abantu batatu. Mvuga ngo ntabwo bibaho, mvuga ibintu bitatu bikomeye cyangwa bine. Mvuze ku bintu bine, cya mbere navuze ko umuntu abatizwa n'abantu babiri mu gihe afite ibiro byinshi, mu kwirinda ko hari uko ya pasiteri yamubatiza
akamurusha ibiro ugasanga aradandabiranye bikagaragara nabi mu maso yabe bibona wenda ari kumurusha imbaraga zo kumuzamura amukora mu maso akiyambazwa undi pasiteri wa kabiri umwe akajya mu ruhande rumwe undi akajya mu rundi bakamumanurira icyarimwe kandi bakamekinga shuwa ko bamubatije icya kabiri navuzeho ni kwa kundi nagiye mbona babatiza ibiganza bikagaragara bigasigara hejuru mvuga ko bitabaho uriya mubatizo utuzuye ibyo ndabizi uzabikritika azabimbaze ndi pasiteri sibyo hanyuma mvuga ko umuntu ari ukumwiriza bisobanuye ngo gupfana na Kristo ukazukana nabo iyo rero utamanutse ngo amazi akurengere biravuze ngo hari atapfuye yego hano si ubwo ngubwo mubatizo urumva wawuzuye icya gatatu navuzeho navuze ku bantu babatijwe bakaruka yego bakaruka ukavuga ko ngo wari wuzuye umwuka wera babwira ko umwuka wera atari kwame babwira yuko twabonye abantu benshi buzuye umwuka wera nanjye ubwanjye n'abasengeye ndabibona twabaye mu bihe by'umwuka wera muri Anglikane byarahabaye muri za Methodiste byarahabaye muri ADPR byarahabaye no mu bindi mu yandi madini n'amatorero ndetse rwose sibyo ikibeho kwa Obaridi akihumekanya kugendera Obaridi baragendaga ikibeho na n'ubu baracyajyayo no mu ruhango ariko mu ruhango ntabwo njya amenya amakuru yaho cyane ariko nzi ko ikibeho bajyayo bakabonekerwa ntabwo turabona umuntu wabonekewe ngo aruke ntabwo turabona umuntu wuzuye umwuka we ngo aruke nta muntu twabonaga Ibaridi yasengeye ngo aruke ntawe nanjye ubwanjye ntabwo nasengeye ngo aruke never turabasengera imyuka bibi ikabavamo ikavuga igasakuza nakubwiye yuko icyaga cya kane aricyo navuzeho kuriya kumera nk'abahwereye yego ko biriya bintu ari imyuka mibi kereka iyo baza kumbwira ko bose bavuyemo abadayimoni kuko iyo umuntu dayimoni yanyuma imuvuyemo ahita anegekara akamera kuriya ibyo twese turabizi ababaye mu rusengero n'abazi uwo murimo uko ukorwa niko bigenda hanyuma rero kumbwira ngo umuntu avuye mu mazi wayahuye masengesho tujye tuba abanyakuri sinabatirishije 500 ariko nabatirishije 100 mu mezi 3 ntabwo nzi barango bari bamaze igihe kingana iki ngewe buri mezi 3 nabatizaga abantu 130 nabanga 150 ibyo birazwi ntabwo ari n'ibintu biri hanze bizwi buri mezi 3 buri iyi minsi nyine ndeka mvuge ngo ndi mu gahe ko gusaba Imana ngo bigenze neza twongere dukuromborimo neza ariko kandi nta na rimwe nigeze mbona tugira umunyamubatizo nabonye hari watanze ikiganiro n'umugwara bango ngo abantu bose ngo bakuzura umwuka wera mu mazi oya ibyo n'amarangamutima ntabwo bibaho umwuka wera bawuzura bamwe uzambwira handi byabaye bakuzura umwuka wera mu mazi ibitarabaye imyaka 2000 irashize Yesu aje mu isi hiba ntaho buzura umwuka wera bose babatijwe ubwo bibereye aho ngaho gusa aho honyine niho biri bube no ni ukuvuga ngo icyo cyo tukivugisha ukuri yego ntabwo cyari ukuri rero twaje turi gucyaha ibyo bintu tuza tuvuga ngo ntago ari byo dutanga umurongo tuvuga tuti haramutse hari ibitatunganye umuntu adafite ubumenyi bwabyo yagisha inama ndabizi kandi ko afite n'umutware we nawe ni umupasiteri hari n'abandi ari abasaza bakuru mu itorero bakuze mu murimo w'Imana bafite ubunararibonye bazi uko ibintu bikorwa no kugira ngo ukore ibintu nabi n'abantu bari hanze abadutera amabuye wagisha inama abakurusha ubumenyi ntacyo bitwaye ku bwenge umuntu ahora yiga kugira ngo umenye uhora usoma ukiga ukabaza ukagisha inama ugasobanuza ukanasenga ibyo ni ukuri twihuse rero Grace Room ngo ndatinda kuri aka kagingo ka kabiri Grace Room yaranzwe yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministeriya nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo amategeko shingiro yayo urayumva nayo bagaragaje azayigenga mu gihe bari gusaba ubuzima gasozi ndabyumva hanyuma se gute wowe wagaragaza ko utazigera usenga warangiza ugasenga ni ikibazo gikomeye aho ngaho nabo ubugewe nibambona nashinze akabari bazangereho ikibazo yego rwose reka da ariko nibambona senga azihangane nibyo bintu nzi nibyo bintu nakuriyemo bose ibintu nakubwira ngo ntibirimo gusenga reka da no niyo nawe gutanga ikiganiro mu mpuguro runaka ndabanza ngasenga ko ndi pasiteri rwose mubimenye mw'abantu mwe bayobozi mutuyoboye njyewe rwose mvugiye n'abandi bagenzi banjye nta mupasiteri utarangwa n'amasengesho reka ubuzima bwa pastori ni ugusenga niba rero iyi ministeri yaragaragaje
ikagaragaza ibizayiranga bishyiramo gusenga. Ndumva ari nacyo kintu isa nkaho iri gushinzwa yuko nicyo kintu gikomeye. Ariko gusenga mu Rwanda nzi ko bitabujijwe, ahubwo ikintu kibujijwe ngo ni ugusengera hatemewe. Nje nakwibaza aho bari gusengera na ahantu hatemewe, wenda akaba ari cyo bazize. Ese wa mugani nimba basengeraga ahantu hemewe, wenda akaba ari uko nyine iyo ngingo batayishyizemo. Nanjye numvaga RGB akaba yigenda kabwira ati riko iyi ngingo muri gukora hano yo gusenga ntabwo mwayigaragaje mu byo mwasabye, none ni muyongeremo cyangwa se ni mu bihagarike. Ministeri bazeme mu bihagaritse. Yes, ubundi ari cyo bita ihagarikwa ry'agateganyo. Yego, ni uguhagarika ariko ugamije gukosora umuntu bati kugira ngo mwuzuze ibisabwa. Leta n'abajyanama, n'abajyanama b'abaturage nibo bavuga ati ni muca amaterasi, bakubwira ngo uca amaterasi mu murima wawe amazi yo gutembana ibitaka kandi ari ibyawe, ariko ni mushinga. Leta ntabwo ifite inshingano zo kugufatira ibyemezo biguhana gusa, ifite mbere na mbere byo kukugira inama. Urumva rero niyo mpamvu navuze ngo kereka niba hari ibindi biri behind byihishemo bitagaragajwe bitanga. Ese mushumba ahantu basengeraga wowe uhazi haremewe? Ndindira nicyo ngiye kukugereraho. Nabanje sobanura ko ministeri kuko atari idini riri muri iyi siko kuri se. Ndyemerewe gusengera mu rusengero runaka kuko ministeri ikorera mu rusengero, ikorera mu itorero. Kuba ministeri yakorera mu ADPR, yakorera muri Anglikani, nta kibazo kirimo. Ibyo nziko ari amabwiriza ko ministeri si itorero. Itorero niryo rigira ibikorwa remezo y'urusengero iki byose, cyangwa amadini akagira isengero n'ibiki bandi bakagira imisigiti. Ariko ntabwo ministeri yagira urusengero. Urusengero rwa ministeri hari aho biri ariko si cyane. Nta n'itegeko ribabuza gusengera mu rusengero. Urusengero basengeramo ruremewe, rurenze no kubyumva, rwujuje byose. Byose ni runini, ruri aere, ruri ahantu hari rwose hisanzuye, ruri rwubatse neza, an etage. Urusengero rw'urusirimu cyane. Rumwe mu nsengero nziza muri Kigali. Kandi ibyo mvuga ngiye ntabwo ari ukuvuga ngo nibyo nasomye, ngo nibyo narebye. Gudushefari ni urusengero rwiza cyane kwa Bishop Simon. Imana imumugisha muze, yubatse neza rwose, n'umushumba mwiza. Rero ni urusengero rwiza, n'abakristo basengeraga muri Grace Room barabizi, habaga ari heza rwose, hujuje byose, hafata amajwi. Ni hari hagati Nyarutarama, n'ahantu hegeranye n'abashuri, hegeranye na Green Hills n'ibindi bigo. Ariko ntabwo wakubavuga ngo babasakurije kuko ruri bien équipé, rufite mic poma yose, rufite ama sound proof, rufite ibuga ihagije, rufite everything, rufite ubwiherero bwiza, rufite buri kimwe. Nakubwiye ngo ni rwiza, ubyumva uko rwujuje ibisaba. Ntabwo ari ukuvuga ngo rero wenda ngo leta yashingiye kuri icyo bikuri gukirebaho, nubwo turareba ibyo batanditse, turakotinga ibyo bagize gute banditse. Iki rero nicyo ndi kwibaza. Leta wenda ntabwo nyine turi buyibwire ngo nisubire kwandika ko yaranditse. Yabura banditse byaranditse, icyo banditse bacyanditse. Ariko kandi turiwe twibaza ngo ese ukoze ikosa kandi ari mu murongo w'ibyiza ntiyagirwa inama akarikosora, kuko udakosa n'udakora. Right? Ko niko kuri. Udakosa n'utagira gute udakora. Umuntu udakosa n'udakora, naho umuntu ukora arakosa cyane. Nyuma rero yakushura mu rutino byo bigihorere, ikibi ni insubira cyaha. Naho kuba nakora ikosa, ibintu rimwe na rimwe usanga bashobora kumugira inama, ntabwo hazamo tolerance itarimo gufata ibyemezo, ariko ibyemezo bitari final. Ku impamvu leta yashyizeho finali, ishobora kugira hari izindi nzandiko za veritisoma z'ubujyanama, kandi nzi ko ibyo bintu leta igira ikora. Ibindi itagaragaje hano, ariko yari kuvuga ati nyuma yuko tubagaragaje ko bakura ibikorwa byo gusenga bitagaragara mu byo bagaragaje mu mategeko shingiro azaranga iyi ministeri. Niyo mpamvu bafashe icyemezo cyo kwambura ubuzima gatozi, kuko barenze ku mategeko, barenga no ku nama. Ntibubahiriza inama, bishe amategeko, ntibemera n'inama. Nicyo numva. Ariko baramutse bambuye hatabaye inama, hababayemo ikintu kimwe na kimwe cyo kuba nkaho nyine amategeko urahamya, nabyo ntiwavuga ngo leta yakoze nabi, ariko hari ikindi iba itatanze. Hari indi serivise, hari indi ntambwe, hari indi esikariye leta yabitateye. Ariko nanone ngaruke kuri Grace Room. Grace Room we wari uzi kuzakora iki
niba utazakora ubutumwa utazasengesha abantu, niba utazavuga ubutumwa bwiza kandi ntiwabwiriza udasenga ubutumwa bwiza, niba uzatanga ubutumwa bwiza uzanasenga, niba uzasenga uzanavuga ijambo ry'Imana, niba uzavuga ijambo ry'Imana uzagira abakugana. Ugomba rwose kwirinda kwitega imitego, si byose. Nakubwiye ngo ngewe sinakwima mfite unyima, nabisaba leta yo ikabinyima ariko nabisaba. Yes, niko kuri kandi ibyo mubwiye niko kuri. Ngewe nabisaba leta yo mu bushishozi bwayo yabona bidakwiriye cyangwa bidakenewe ntibibe, ariko ntabwo nakwiyima amahirwe ngo nigonge. Ikindi ntabwo mu mutego ntabishaka ariko sinawitega. Ese mushoba hari ministeri wabuzi wenda leta yigeze yemerera ko mu bikorwa byayo habamo no gusenga? Ntiba wenda nkeka ko leta yaba yaravuze ati byo gusenga mu birekera amadini, we niba ari ministeri nyine ni ministeri. None se ko garagaza ibindi bitarimo gusenga. Ministeri ibyo twatugiye kujya mu bintu byinshi kuko mbere yuko ujya kubaka ministeri ukanayisabira ibyangombwa muri RGB birimo, urabireba amategeko agenga imiryango na za ministeri birimo, ibyo ministeri yemerewe birimo. Hanyuma rero ntabwo warenga ku byo wemerewe, urenze ibyo wemerewe wabisabira ikindi cyemezo. Niko ntekereza, niko nibwira, siko kuri se. So rero ntabwo ndibuze kuvuga ngo byari bimeze gute, ngo bigenda gute. Nawe ubigeho ibintu biri open bigaragara, uze kugenda ugaragaze usome, uze kureba mu itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere na za ministeri, amategeko n'amabwiriza cyangwa se ibyo bemerewe uraza kubibona. Uraza kugera kuri ministeri urebe ibyo yemerewe gukora urabibona. Nubibona rero igisubizo urakibona. Tuwoherejeho n'abandi abantu ntibe kuba banebwe ntibajye gusoma, ntabwo dushaka ikiganiro gifata amasaha n'amasaha. Nigarukire ku kanyuma rero, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Se n'ibyumvikana nyine ko bijyana na bya bindi wasabye, bikajyana ndetse n'icyo amabwiriza y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruvuga. Aho rero aho ngaho nicyo navuze ngo n'abantu bagende babirebe bamenye ibyo ari byo, ariko nanone twe kwikonfuzinga, sibyo? Aho rero niwe ubimbazaho ubusobanuro burahari burahagije, uwo biratera ikibazo atubaze mu gikari turamufasha. Cyangwa utazi gusoma, usibye ko mu Rwanda ntabwo ari cyo kintu bakanguriye abantu bakanguriwe kwiga, bakangurirwa gusoma, kubara no kwandika. Niyo mpamvu hari n'amashuri atagoranye za 9 years, ntabwo bishyuza menshi, ni bikeya cyane, leta igashyiramo inkunga nyinshi. Abana mu bareke bige bamenye, ubumenyi ni ingenzi. Icyanyuma soreza igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa bizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Sinakubwiye ngo bazabahagarika ngo n'izindi zigiye gufunga, sinabikubwiye ngo n'izindi zigiye gufunga, niko ari wavuze. Ubu se komojeho niba urwego rw'igihugu ruvuze ngo iki gikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza, ngiye gukoresha iri jambo ntabwo ari ribi. Umunyarwanda yaravuze ngo ugushungura ntabwo yakuboramo urukumbi, ayabyo ntibishoboka. Rero abantu ahubwo ba nyiri iyo miryango na ba nyiri izo ministeri nibongere mbere yuko bafungurwa n'amabwiriza ndetse n'icyo RGB saba, nibongere bisubiremo bo bikorere auto evaluation. Iyo auto evaluation iraza kubafasha kugira ibintu bimwe na bimwe bagaramira hataragira ibibazo bigorana. So niba rero iki ngiki tuba tuvuze, niba urwego rw'igihugu rwavuze ngo rwambuye ministeri y'ubuzima gatozi, vuga ngo byanga bikunda, hari ibintu byinshi, ariko barebye basanga bitakwirwa kuri iryo tangazo, bashingira ku mategeko n'amabwiriza icyavuga, ariko birahari. So rero kubera ko nyine baba bakwiye
wenda simbizi bazabitangaho umucyo mu bundi buryo kuko n'ubundi bagira umwanya wo kuganira ariko ntabwo ndumva ikintu ngewe Grace Room yaba yarasabye ntabwo ndacyumva nise Grace Room yasabye iki buriya nibo babize ariko urumva ikosa ryabaye wabakiye ibyangombwa wowe se uyimenye mu ki njye nayimenye mu gusenga ahandi hantu namenye nyine twibaze ariko mbasenge yes ubu reka ko twibaze wasaba akazi ko kwishyuza umutekano ukajya kwishyuza isuku ntabwo byashoboka uri kuvanga wenda isuku niyo wayijyamo ariko waherere mu mutekano yego siko kuri ngo waba kwibaza ubwo nyine uwatsi icyangombwa akavuga ko gusenga bitazaba birimo noneho bajya kureba bakabisangamo urumva niwe waba warakoze amakosa mu gusaba ibyangombwa kuko leta yo byanga bikunda yafashe icyemezo ibireba ko gusenga mu byo basabye bitarimo kandi bona nicyo gikorwa nyamukuru bashyira imbere hanyuma rero leta ifata icyemezo ubwo rero ngende kumva ku ruhande rwa leta nk'ibyo numvise cyangwa se nk'ikiganiro dukoze numvishe ko wenda leta nimba nta zindi mpamvu zitanditse muri iri tangazo bari bakwiriye gufata Grace Room bakabagira inama bakabibutsa ibikubiye mu masezerano bagiranye amabwiriza bakabishyira mu bikorwa cyangwa se nyine bakagirwa inama muri ubwo buryo hanyuma Grace Room nabo numva ko wenda haba harabayemo ikosa ryo gukora ibinyuranye n'ibyo basabye abo bose nkumva ko bari bakwiye guhuza ubwo buryo niba ari Grace Room ikongeramo ako kantu na leta ikabagira inama nyine yo kukongeramo kugira ngo bakomeze bakore neza ariko nyine ubwo leta yafashe icyemezo ntabwo twayivuguruza na Grace Room ifite ubuyobozi bwabo bafite n'ukuntu bagenda batwara ibya leadership yabo nezera ko wenda bazakomeza kunegosiya n'ibibi by'Imana nyine akaba ari ukuboko kw'Imana kubishyigikiye ubwo tuzongera kubona bongeye gukora kandi nibatongera nyine bakaba nk'uko n'abandi bose batagikora bahagarikiwe ubwo nibyo nyine umuntu wese agomba kubyemera uko biri Imana na leta nibo baba bagomba gufata umwanzuro nyine muri ubwo buryo ndumva tugeze ku musozo ndavuga ibintu bitatu yego icya mbere icyo wakivuze cyo ntabwo gisubiramo niba leta yarasanze mu mategeko shingiro yabo bagaragaje atarimo gusenga yego kandi akaba aricyo bakuze gukora kandi bakaba barabonye gifitiye umumaro abanyarwanda yego babasaba ko nacyo bacyongera niba ntacyo gihutaje sosiyete cyangwa igihugu muri rusange kubera ko ntekereza ko ikintu leta ikumira kurutaho ni ukwica amabwiriza angana ariko bitanagifite n'icyo bimariye abenegihugu ariko biramutse bifitiye umumaro abenegihugu bahabwa umurongo bakakomeza icya kabiri Grace Room nabo ntekereza ko kuko babahagaritse bashingiye ku byo biyandikiye bari bakwiye kongera kureba ibyo banditse bakabinoza neza icyo niba baranakerewe simbizi ariko reka twibaze ko ibyakozwe byose habayemo icyo kintu cyo kuba bataritaye kuri icyo kintu kereka niba nta verisoma babona icya gatatu Bibiliya iravuga ngo niba byaravuye ku Mana bizakomera ariko niba byaravuye ku bantu ntabwo bizakomera niba Grace Room yaravuye ku bantu bazahagarara ariko niba yaravuye ku Mana bazakomeza iryo jambo mvuze soreje ku jambo rikomeye niba bazi ko bavuye ku Mana ari intumbero ari niyerekwa mission ari vision Imana yagize mu ruhare ikababwira ngo nimukore Grace Room ariko ndumva icyo bivuga icyumba cy'ubuntu nyine uburyo icyumba cy'ubuntu niba rero cyari icyumba abantu bagereramo ubuntu bw'Imana no kuruhuka kikaba cyaravuye ku Mana ni igikomeze bazakomeze kugira ngo ubwabo bugere kuri benshi ariko niba bitari ibyo ku Mana ari ibintu umuntu yatekereje ku giti cye ntabwo bizakomeza kuko iby'abantu birarangira ariko iby'Imana birakomeza so reka tubwire abantu rero tubashimire kandi bajye baduha ibitekerezo nongere basubiremo ngo twebwe ntabwo tuzanwa nta na rimwe ibiganiro reka tubamenere n'ibanga bene data mudukurikiye abantu ibiganiro biri mu matiku n'ibyo byose muvuga aho biba n'izo ntambara turazibona twanabikoraho ariko umwuka turimo ntabwo bitwemerera afite aho yatugarukirije Yesu yatuziritse kigufi itatwemerera kujyamo rero ntimukaturebe mu isura itari nyayo dutanga umurongo ahubwo tugatanga ubujyanama
kandi tugahugura aho dukwiye guhugura, tugatesha aho dukwiye gutesha, tugaca aho dukwiye gutesha. Guhana ntabwo ari ibyacu. Imana nk'umugisha. Sinzi niba hari ikindi reka dusoze tugiye kubwira abakristo muri Grace Room ngo mwihangane. Yego, mube mwihanganye, mushaka handi musengera cyangwa mujye muri ibyo rusengero kuko rwo ntabwo rwafunzwe. yego, komeze mu rusengero kuko ntibazabasohora. Muzarusengera ariko mukurikiza amabwiriza n'amategeko yabo. Baze mubwira ngo nahageze nsanga hariho uwo mugozi, hari umugozi bakiraho nyine ugaragaza ko abantu batemerewe gusengerwa. Sanga urahari, mbaza mwe mu baho ndamubaza ati ese uyu mugozi mu by'ukuri ubwo muzawunyuraho muze gusenga ejo? Hambwa ati reka da, turi gusaba ngo badufashe dufungurirwe dusenge, ariko kubera ko nyine Grace Room yasengeraga hano ati bashyizeho umugozi nyine nk'ikimenyetso. Urumva rero nyine nabo byabakozeho, ariko nicyo nababwiraga ngo mw'abakristo mwe aho mwasengeraga nyine harahari, ntabwo bafunzwe, nakomeza mugasenga. Anatanda ko abayobozi cyangwa se ministeri na body yayo bashobora gutunganya ibitunganya, niba basubira ku murongo wo gusenga bagasenga bagasubizwa bwa buzima gatozi, cyangwa se niba nyine badasubiramo ku byagenda kose. Imana mwaboneye mu rusengero ntabwo muri buite kereka namwasenga ku muntu. Abantu ngo ibintu burya ikintu cyose kibaye gitusha ku marangamutima y'abantu ntabwo gisiga ibintu neza, kibisiga ahandi hantu. So reka tubasengere bazakurikira bose n'abandi bantu nk'abo. Hari n'abandi bantu n'izindi zagiye zifungwa, urabyibuka bafungereyeho no Pentecote ya Ernest Nyirindekwe. Mbere yaho bavuga ngo wafunzweho batarabambura ubuzima gatozi. Nyahuya babahagaritse gusengera mu Rwanda ubwo ko badafite ubuzima gatozi, niba nibeshye. Ndumva sinibuka ariko bisa gutyo, ndumva ariko bisa babahagaritse gusengera mu Rwanda kubera ko badafite ubuzima gatozi, ndumva. Ariko mbere babanje kuhagarika, ashobora kuba yarakoreshaga ubuzima gatozi bundi simbizi nk'ishami ry'ahandi, niba nibeshye. Sinzi icyabayemo. Reka mvuga ibyo nabonye, ntabwo mbizi. Icyo gihe mbere abantu baravugaga bahagaritse, abandi bati nibo bihagaritse. Ntabwo murabeshya. Rero ntabwo umuntu ubeshya, ikinyoma ndacyanga rwose pe. Ikintu naravuze se ku insengero zose zahagaritswe ko ari nyinshi muri iki gihugu, hari insengero 14 hamaze guhagarika ibihumbi birenga 10 zingana na 70% biravuze ngo ni nyinshi. Siwe wa mbere sinawe wa nyuma kuba rero bamuhagarika sigitangaza, ahubwo ikibazo ufite kuki mbona guhagarika usengero ngo nibyo byabaye intambara cyane. Ni ukubera ko habaye iki, nicyo numvaga njye. Kuko jewe tuvugana bavuze ati inzira ntabwo inyurwa kubera aya mabwiriza, nanjye gasanga arangonga ko kutanyura kwa Moise nta gitangaza kirimo, kuko n'abandi ntibari kwanyura. Siko kuri rero ntabwo byakabaye inkuru itrendinga ngo abantu binduru zabaye, no. Abandi bakaza gukavaringa, ahubwo nibo batera ibibazo abandi. Je numva ikibazo cyabaye ku muntu n'abandi kibabaho, gikwiye kugendera muri uwo murongo nyine. Ahubwo umuntu wese tukamusabira ngo niba kuko bya bintu byavuye ku Mana byari bifite aho biri gufasha, tugasaba Imana ikongera ikabiha ubuzima. Yego, sibyo se? Kandi niba itari mu murongo w'Imana ngo nyine babirangiye niko bimeze, bari igihe cyabo. Nibyo reka dusenge, senga Imana, kandi abantu bajye batwumva ko twavuze. Mbere gusesengura ibitari ukuri, bajye basesengura ibyo twavuze nibyo by'ukuri bingana n'uko Imana yaduhaye, n'uko twabyutse n'icyo Imana yadushuriye n'uko bingana, cyangwa se na mindset zacu. Tujye tunakoresha ukuri nanone, ntabwo tuvuga ngo twahishuriwe gusa. Nabonye hari umuntu ukunda kuvuga ngo Imana ngo yamishuriye ngo nyimara guhanura ngo naraye nerekwa. We nagiye ukoresha ibitekerezo byawe, nagiye ukoresha ubwenge Imana yaguhaye, ntagiye usoma Bibiliya ngo Imana ijambo ry'Imana riri clear. Ntabwo mu gihe cyose duhora mu mwuka iteka. Hari igihe tutaba turi mu mwuka, ariko tuba turi bazima, turi alive, tutekereza, tuvuga, twajisa, tugira gute, reaction zacu zikora. Voilà. Ni nayo mpamvu buriya dukunda kubwira abantu bo mu nsengero bagiye gusezerana ngo menya ko uzamukunda babaye yanezerewe cyangwa agize gute. Ntabwo muzahora muri mu makorasi, hari igihe hazabamo akantu k'umubabaro. Witenderana rero mu bana ngo ukubera ko ngo yasheri na shushu byagabanutse. Oya, menya yuko mu isi habamo kwishima no kubabara, cyangwa se habamo igihe cyo kuba mu mwuka cyane n'igihe biba bitari kugenda neza cyane, utari mu mwuka cyane, utaguye ariko none
utari kuvuga mundi utari guhanura utari gutera amakorasi uze gucuruza inyanya uri gutera amakorasi ucuruza iduka bari gutera amakorasi uri muri Kiyantabara bari mu makorasi uri gutwara mu muhanda batwaye mu makorasi hano rero hari ibintu bindi bigusaba kujya mu wundi mwanya nta witubwira ko hora mu mwuka iteka tubwira ahubwo yuko uyoborwa n'umwuka n'ibyo uri gukora uri kubikora ariko n'umwuka bifitemo iki uruhare rw'Imana rugomba kubonekamo so reka dusenge. Mana nziza turagushimiye turaguhimbaza neza uri Imana yo kwizerwa urakiranuka kandi muri byose dusabiye umugisha abantu bose bazura iki kiganiro bakagikurikirana kandi bagahindurwa nacyo turabasengeye kandi dusengeye bene data bashiki bacu babonekaga muri ministeri ya Grace Room turabasabiye cyane ngo ubagire neza izo muwe nubwo buruhukiro bugume mu mitima yabo hanyuma ubagurira imbago ubagire neza ubarinde ko batarara ngo basubire inyuma wari waravuye mu busambanyi nabureke wari waravuye mu bujura nabureke wari waravuye mu kwikinisha no gukora ibindi byaha wari waravuye mu butinganyi n'abari bararetse inzoga n'ibindi nk'ibyo babireke mu izina rya Yesu bakomeze bagende mu murongo mwiza wo kujya mu ijuru umucyo w'Imana bamurikire cyane itoroshi yawe bamurikire n'umucyo wawe dusenze kandi dusenya ibintu byose bitava ku Mana ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo wirukane umwuka wose utava ku Mana imbaraga yose ya Satani tsindwe ibihe byiza bibe kuri twe cyubahiro n'ikibi cyane byose mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha dushimiye abantu bose bari badukurikiye tubibutsa gukora subscribe no kujya batwandikira muri comment ibitekerezo byabo reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Imana ibahe umugisha. Ciao. Shalom.